Bakunzi ba Chorale de Kigali twongeye kubasuhuza. Turacyabagezaho rwa rwunge rw'ibiganiro ku mateka ya Chorale de Kigali. Muri filimi mbarankuru ku bice bibiri bibanza mwasobanukiye kurushaho uko Chorale de Kigali yashinzwe n'ababigizemo uruhare. Mwaniyumviye kandi ibikorwa byinshi byaranze amateka yayo by'umwihariko ndetse n'ay'igihugu na kiliziya muri rusange kuva mu 1966 kugera mu myaka ya 90. Muri iki gice cya gatatu turakomeza kubamara amatsiko kuri byinshi mwibazaga. Mu bice byabanje abatuganiriye bakomoje ku mpamvu Chorale de Kigali yatangiye iririmbamo abagabo gusa. Ubu rero Chorale de Kigali yashingwa mu byo numvise nta badamu numvise mu mwagiye muvuga no kubera iki yatangiye ite harimo abantu bameze baterutse mu mwatubwiye abaririmbaga amajwi yose arahari byari bimeze bite ariko birumvikana nuko ikibazo cyawe ni cyiza cyane amanota yari yanditse bazi kuyasoma abo twababwiye abagore rero ntibashobora kuzamo kubera ko uzi ko mu mashuri y'abagore nta muzika bigaga nta n'ikiratini bari bazi cyari kiratini batangira abagabo gusa abantu ntabwo bayibona ukundi oya ntabwo babyibazagaho oya ntabwo byibazaga bya jane ntabwo byari byakabayeho mu bijyanye n'amajwi ndavuga tenor basse ngo tuyazi alto na soprano amajwi yose arahari bo ikiratini baririmbaga muri paruwasi Rome iriya izwi iri mu indirimbo za kiliziya nizo kenshi bakoreshaga iz'amajwi menshi zatangiye kuza abo bakompozitori bazirimbye asoruve aririmba ahimba za ubwo za konfirima hari na za zindi za Kigali ex virtutum ni izo ngizo zayo si inkuru mbarirano ari mu bagore ba mbere bayinjiyemo rugikubita. Uyu mubyeyi araduha ubuhamya bw'uko abagore bageze muri Chorale de Kigali. Afite byinshi azi kuko yabaye umwe mu banyamuryango b'imena muri icyo cyiciro cyinjiyemo nyuma y'imyaka 20 ishinzwe. Nk'umuntu kandi wabaye muri Chorale igihe kitari gito afite uko abona Chorale yo muri za 87 niyo mu myaka yakurikiyeho. Yatubwiye byinshi. Yanagize icyo avuga ku bihe bigoye Chorale de Kigali yagiye inyuramo n'uburyo yagiye byikuramo. Asoza avuga isomo asanga Chorale de Kigali yigiye ku bihe bitoroshye yanyuzemo. Turagushimiye cyane ko witabiriye ubutumire bwacu. Tuzi ko umuririmbyi wa Chorale de Kigali w'igihe kirekire. Ubwo rero twifuzaga yuko atwibwira mbere yuko tugira ibindi tuganira byinshi ku mateka ya Chorale de Kigali. Nitwa niwe Mutoni Xaverine. Ndi umudamu wubatse mfite abana nkaba rero nararirimbye muri Chorale de Kigali kuva mu mwaka wa 1987 nibwo ninjiye bwa mbere muri Chorale de Kigali. Okay, utubwiye ko winjiye muri Chorale de Kigali mu 1987 ariko amateka twumvise ya Chorale de Kigali batubwiye yuko nta badamu ubundi babagamo kuva yashingwa. Mwe mwayibonaga mute mbere ku buryo mwatinyutse kuyizamo ari abagabo gusa? Mwaje mute? Mwayisanze mute? Mbese muri make turondorere ukuza kwanyu. Nese yari wenyine, yari wowe wenyine cyangwa hari abandi mwazanyemo? Ese bagiye biyongera bate ko uyu munsi tubona harimo abadamu benshi? Icyo kintu wakitubwiraho ko giteye amatsiko. Nibyo koko nanjye menya Chorale de Kigali yari Chorale iririmbamo abagabo gusa. Abagabo bakuze urebye batari mu rubyiruko rwinshi, abenshi ari abakozi babaga muri uno mujyi wa Kigali. Nyimenya rero ngewe kubera za konseri bajyaga bakora
zaberaga hariya muri lycée Notre Dame de Citeaux nko kuwa gatandatu nyuma ya saa sita, bakaririmba indirimbo zabo, ari iza kiliziya, ari n'izindi ndirimbo zabaga zirimo izitwa za Rwanda Rugari. Noneho abantu bakunda muzika tukajya kumva. Mbese Chorale de Kigali nari nyizi kuva mu myaka ya za 80, aho nanjye ngereye muri uyu mujyi wa Kigali ndi umukozi. Narayimenye cyane ko bakundaga kuririmba za misa kuri Saint Michel, ahanini cyane niho baririmbiraga za misa Saint Michel, akaba rero ariyo kiliziya nanjye nasengeragamo, narabumvaga kenshi muri misa zabo. Kugira ngo rero abadamu binjire muri Chorale de Kigali, kuri icyo gihe yari ikomeye, ubone natinyitse tuyireba nka korali nyine yo mu rwego rwo hejuru. Muri 87 itariki 8 z'ukwa gatatu yabaga ari anniversaire ya Perezida Habyarimana. Noneho muri uwo mwaka rero wa 87 hari anniversaire ye y'imyaka 50. Noneho agira misa nyine ikomeye, twagiyemo nk'abakristu. Hanyuma Chorale de Kigali niyo yari yaririmbye. Matayo rero ngira umpatse akaba yari yahimbye indirimbo nyine yasohoye nshya, ariko wenda mu buhimbyi bwe mu nganzo ze akumva wenda akeneye ko hajyamo amajwi y'igitsina gore. Icyo gihe rero hari indirimbo zimwe yasohoye zirimo nka Nyagasani narakuyobotse, iyo nibwo yasohotse bwa mbere, haririmbyemo amajwi y'igitsina gore. Yari yafashe abanyeshuri bo muri lycée Notre Dame de Citeaux, ubwo bari abanyeshuri bugufa aho ngaho, ubwo arabigisha nyine izo ndirimbo aba ari bo baziririmba, ariko ukumva nyine harimo itandukanyirizo. Urumva abana batoya, amajwi yabo twari utujwi nyine wumva koko ari nk'utw'umarayika, n'amajwi yaremereye y'abagabo. Ni icyo gihe rero nagiriyemo, abanza gushaka nk'abadamu yarazi bari bazi umuziki, abarimo witwa Peripetua, n'undi mudamu bize ku Nyundo, bakaba bo bari bazi umuziki, bazi solfège. Abo rero nibo babanje kujyamo. Noneho n'ababyeyi nka Ruberi nawe azanamo umukobwa we, azanamo abakobwa be 2, hazamo n'uwitwa Pacifique, ndumva mumuzi, yaririmbye solo muri Ntama w'Imana iriya y'amajwi 6. Nuko rero twagiye tuzamo abadamu, twagiye turokiritana, cyangwa se ababyeyi baririmbamo bafite abana bakazanamo abana babo. Ntabwo twabaga turi benshi cyane abadamu. Nka Rito yarimo nk'abadamu nka 6, Peripetua, Julienne, mbona wenda n'abandi ntibuka, ariko bari nka 6. Soprano turi nka 12, ariko mu kuririmba soprano yari ijwi ryari mixed, harimo abagabo harimo n'abadamu, tukafatanya mu kuririmba. Nuko rero twinjiyemo muri 87, urebye mu kwa 8 mu kwa 9 nibwo hatangiye kugaragaramo amajwi y'abadamu muri Chorale de Kigali. Amateka ni meza cyane. Ubwo muza muri abadamu rero, sinumvise imyaka bagiye biyongeramo uko byagenze. 87 binjiyemo, ariko uyu munsi tubona ari benshi, tubona ari bo benshi, twumva amajwi yabo avanguye n'ay'abagabo. Ibyo byagiye bitera imbere gute kugira ngo babe benshi bagende biganzura abagabo kwayo majwi? Gutera imbere ni ibintu byagiye biba mbese progressivement. Mu ikubitiro rya mbere
abadamu babaye rokirite ntago bagiye biyongera cyane kuko wabonaga ari ibintu bitakorohera abantu bose, cyane ko muri icyo gihe muri Chorale de Kigali byari nkaho nta wasibaga repetition, kuko wumvaga ko gusiba repetition mbese byari nka groupe abantu bumvamo inshingano zisa nkaho zidasanzwe. Hagati ya 87 kugeza muri 93, urumva imyaka irimo ntago yageze nko ku 10, groupe yashushe nkaho yari groupe yagumye ari imwe. Abo binjiyemo mu ikubitiro nta bandi rwose benshi binjiyemo bashyashya, abo uko twagiyemo nuko twagumye kugeza rero muri 94 jenoside ikaba, twaririmbaga dutyo, repetition ikaba kuwa gatatu kuwa gatanu nk'uko ibi bimeze, ni tradition yahozeho. Ku cyumweru ubwo tugafata umwanya munini cyane kuko twatangiraga saa 3 tukageza nko mu ma saa 7 turi muri repetition. Nibwo habaga repetition irimbitse, igroupe ukwayo, hanyuma tukaza gushyirishwa hamwe. Na Matayo niwe wayoboraga iriya repetition ya nyuma nyine ya mise en commun. Ikindi muri icyo gihe misa zaririmbwaga na Chorale de Kigali zabaga ari nka misa selectionné, iminsi mikuru ikomeye nibwo Chorale de Kigali yasabwaga kuririmba. Misa yaririmbaga yari ya saa 5 Saint Michel, cyangwa se hakaba hari umunsi mukuru wabaye paruwasi gatumira, nk'uko kuri Pasika ya 94 misa icyo gihe yari ikomeye rwose. Nanone yasohoye indirimbo nshyashya za Pasika. Icyo gihe nibwo twayiririmbiye kuri paruwasi Gikondo. Naho ubundi muri icyo gihe abaririmbyi urebye kwinjiramo ntago byabaga ari ibintu byoroshye, nyine bakuzanaga bazi kuri umuririmbyi w'inyangamugayo, uzagira discipline, utazajya usiba, mbese ntago byari gupfa kwinjiramo. Kandi nyine urumva harimo nk'abantu bakuze batari cyane, kuko nanjye icyo gihe sinari nkuze cyane, ariko si kimwe n'ubu harimo urubyiruko. Ubwo rero nyuma ya 94 abantu bongeye kugaruka mu buzima muri uno mujyi wa Kigali. Abantu bongeye, abarimo kera bongeye bongera gushakana, uza aho umuririmbyi aherereye akamushaka, uza aho umuririmbyi aherereye akamushaka. Wabigizemo uruhare runini cyane ni umuririmbyi witwa Muzima Silver, yaririmbaga muri soprano, ari n'umusoliste, aririmba les intentions de messe. Niwe rero wadushakashatse, yakumva aho umuntu ari akajya kumushaka, yakumva ufite kopi y'indirimbo akajya kuyishaka. Turongera rero twumva ko noneho hakenewe ko hazamo abandi bantu bashyashya kugira ngo tugire imbaraga. Twari bake rwose, ntago twari tugeze no kuri 20. Uhuye n'umuntu ati ntago waba ukunda kuririmba ngo uzaze turirimbane muri Chorale de Kigali. Iyo urebye nyine abinjiyemo icyo gihe nabo wasangamo ubu, ubona nyine ko ari bake cyane, kuko kuririmba ni ibintu bisaba kuba ubikunda, ntago ari ukuba uje gusa.
hari aho uvuze ko abadamu b'icyo gihe mukinjiramo barokiritaga abafite disipurine, abafite ubushake, badasiba. Nibuka mu mateka abo duheruka kuganira batubwiraga ko korali bayifataga nk'iy'abasirimu, ko n'abadamu baje ari abadamu rwose b'abantu bakomeye koko basirimutse. Ibyo byari byo? Byari byo, kubera yuko urumva muri icyo gihe namwe mutekereze nyine, urebye no ku mateka y'u Rwanda, abakobwa bize babaga n'abatari benshi cyane. Urumva nyine natwe twagiyemo turi abakobwa bize, abadamu bize, bakora muri uyu mujyi wa Kigali kandi bashobora nyine kuboneka. Uribaza muri icyo gihe twari turimo mu myaka ya za 87, ntabwo sisiteme y'amatagisi yari iriho ku buryo warepeta hanyuma warangiza ugataha bwije. Urumva benshi babaga bajemo bumvaga bafite uburyo bwo gushobora iyo gahunda yo kuza kuririmba nimugoroba bavuye ku kazi. Nk'abo ba Julienne baririmbaga, bakoraga muri Beseri, yakorana n'uwitwa Tadeyo. Urumva ubwo Tadeyo nawe yazanye umudamu yarokirisa aho ngaho, nanjye narokiriswe na Peripetua. Umugabo yakoraga mu by'ubucamanza kimwe n'umugabo wanjye. Dativa umugabo yakoraga muri ORTPN. Dutuye aho ngaho nyine bugufi mu mujyi, ari ibintu bitworoheye. Urumva rero nyine kuzamo kuvuga ko ari ubusirimu nyine yari nka korali ubona abafonkisiyoneri ari bo bazamo, atari nk'abanyeshuri, kuko numva icyo gihe bitari kuba byoroshye. Nta banyeshuri bigaga bari muri exterina, ngo abanyeshuri bigaga bari muri interina ntiwari no kubabona. Ni abadamu rero bari abafonkisiyoneri bakora muri uyu mujyi wa Kigali, bashobora kuboneka ku wa gatatu nimugoroba, ku wa gatanu nimugoroba, ku cyumweru bakaboneka. Ibyo wenda nakumva byabisobanura. Hari ikindi numvaga wadusobanura neza. Urabona kuva mwageramo nk'abadamu kugera 94 yari ikipe koko wumva ko iromogene iziranye iri imwe. Uyu munsi rero uri kuririmbana n'urubyiruko n'abanyeshuri, ugereranya ute ibyo bihe byombi, abakobwa n'abadamu bubu cyane cyane mu miririmbire, muri disipurine, n'abadamu b'icyo gihe cyanyu cy'intangiriro mu miririmbire no muri disipurine, ubigereranya ute? Uko nabigereranya, nge natangira mbishima cyane, kuko ibyo bihe byombi nabibayemo. Ntago nigeze ncamo kabiri ngo ngire igihe mbura. Ariko icyo navuga ku ikubitiro nuko habayemo ikintu rwose cy'intera ndende mu miririmbire myiza. Iyo miririmbire myiza rero ikaba ituruka yuko habayemo muri Chorale de Kigali imbaraga nyinshi z'abantu bazi umuziki. Urumva ku gihe cyacu cya mbere, Matayo niwe wari uzi umuziki, na Apolineri n'umuhungu wa Soruve Berikimasi, nabo bari bazi umuziki koko. Urumva ikipe nk'iy'abantu 4 bagomba kwankadira korali yose, ntago byamera kimwe nuko korali yagiye itera imbere. Icyo nabonye kuva mu myaka ya 97 hajemo urubyiruko rwinshi kandi ruzi umuziki, abanyeshuri bize mu iseminari bakunda kuririmba kandi bashaka nuko imiririmbire yaba myiza. N'iterambere urabyumva ryabigizemo uruhare. Abantu televiziyo zirahari, barashobora kureba ahandi uko baririmba,
barakopera za opera z'ahandi bakareba amakorari akomeye uko aririmba, barumva indirimbo ziririmbitse n'umuriri, ugasanga rero ibyo byaratumye cyane cyane ugereranije n'imiririmbire twaririmbagaho mbere, ubu rwose wavuga uti intera ni ndende rwose. Ubu Chorale de Kigali uko iririmba ni korali iri mu rwego rushimishije. Navuga ko nashimira ababigizemo uruhare, bariya uru rubyiruko dufite narwo rutangiye gukura, rw'abasore bize mu iseminari ba Byiringiro, n'abandi wenda batakiri inaha ariko bari bazi umuziki, bagendeye ku mfura zabo ba Polineri, bakomerezaho kandi bagamije umuziki mwiza, nta kindi bagamije, batagamije izindi nyungu, bagamije kugera kuri muzika iri perfectione, ku majwi agororotse, bacengezamo kwigisha abaririmbyi solfège, bacengezamo imyitozo yo gutuma ijwi rigororoka. Ibyo byose urebye mu gihe cya mbere ntabyo twari dufite, twarazaga tukaririmba yego. Matayo yarebaga cyane ko inota riririmbye neza, uko bigomba, ariko nk'imyitozo yo kugorora amajwi muri icyo gihe cyacu ntayo twakoraga. Uko rero Chorale de Kigali igenda iririmba neza, haba mu misa, haba na konseri yagiye ikora, buhoro buhoro yatangiye timidoma rwose hano kuri Saint Paul, turirimba tukagira nk'abantu nka 30 cyangwa se 100. Ntabwo abaturuyoboraga icyo gihe bacitse intege, barakomeje konseri zakoze publicité, abantu nabo barireba bakavuga ati aba bantu baririmba gutya, nanjye uko nzi ijwi ryanjye ushobora gutinyuka nkajyayo. Haboneka rero urubyiruko, ariko nanone rw'abasirimu, urabizi abakobwa bize muri université, elimination nayo twayishima kuko nawe yo yabaye pepinieri ya Chorale de Kigali, waririmbye muri elimination, yarangizaga amasomo y'i Butare ahitira muri Chorale de Kigali, iyo yabaga bikunda akaza. Ibyo nabyo byateye ingufu Chorale de Kigali ikagenda ibona abaririmbyi batari abatangizi, ahubwo bari basanzwe ari abaririmbyi, bagahura rero n'abandi bafite vision cyangwa se ambition yo kugira ini chorale yo mu rwego rutari urwo hasi. Tugana ku musozo, reka ntandukire gato mve ku badamu rwose baduhaye amakuru meza ahagije. Ngiye gato ku mateka ya Chorale de Kigali. Mwatuguye ko mwinjiyemo mu mwaka wa 1987, ariko bari baratubwiye ko mu uwo mwaka Chorale de Kigali igeze gucikamo ibice. Warabisanze, warabimenye, wabibonye ute? Ayo mateka yo watubwiraho iki mu magambo make? Ayo mateka yerekeranye n'amacakubiri yatumye habaho korali indahemuka na Chorale de Kigali, nayamenyeho ariko atari ukuba muri Chorale de Kigali, ariko ari ukuba ndi umuntu wenda wakurikiraga Chorale de Kigali, nyikunda uko baririmba. Ariko imbarutso yayo yakomotse nyine kuri iriya misa nababwiye yabaye ku itariki ya 8 z'ukwa gatatu muri 1987, aho Perezida Habyarimana yagize anniversaire y'imyaka 50. Noneho urumva Chorale de Kigali niyo yasabwe kumuririmbira, ariko ahari ntibyaba. Matayo wari president kandi ari nawe usa nkaho ahimbira Chorale de Kigali, ahimba indirimbo zo kuri uwo munsi,
ariko ntiyasa nk'aho amenyesheje, sinzi niba ari ku mpamvu politike se cyangwa ko ari izihe, iyo gahunda. Abantu nyine baritegura, bararirimba, birangiye rero abantu ntibabura kwibaza. Bamaze kuririmba, mata yaratumiwe muri 5 juillet muri reception. Nkeka ko habayemo akantu ka frustration mu baririmbyi bamwe. Hanyuma ukuntu bitoranije ngo bamwe bajye hariya abandi bajye hariya, ibyo sinabimenya kuko sinarimba arimo hagati. Ikiri cyo nuko bamwe bakoze groupe yabo, abandi bakora groupe yabo, noneho biba n'intandaro yuko Matayo ajya gusaba personnalité juridique muri ministère de la justice. Urumva nyine Matayo niwe waruzwi cyane, ari hagati ya Matayo, ari hagati n'indi groupe, na urabyumva wari guhabwa personnalité juridique. Igipande Matayo yararimo bagihaye personnalité juridique. Hanyuma bafata izina gutyo rya Chorale de Kigali. Abandi nabo bafata izina ry'indahemuka, bakenshi baririmbiraga kuri Sainte Famille, abandi baririmbira akenshi kuri Saint Michel. Ariko nkeka ko imbarutso yabaye ako kantu kabaye kuri uwo munsi kashushe nk'akabaye mu bwiru. Abandi bakavuga batese niba twari groupe imwe kuki tutabwiwe, kuki tutatumiwe hamwe, mwe bagatumirwa abandi ntibatumirwe. Ubwo nabyo byari impamvu wenda politike, niko mbikeka. Urakoze cyane. Uragira uti amacakubiri yatewe n'utu frustration nyine tw'abantu, birumvikana wa mugani. Ariko sayo yonyine yabayeho mu mateka ya Chorale de Kigali. Batubwira ko mu myaka yo mu 2000 nanone habaye ibindi nk'ibyo byo ku bantu gushwana gucikamo kabiri, ariko ngo nabyo byo biza gusubirana, ariko ngo byamaze igihe. Nayo na amateka twumva, kandi icyo gihe wari uhari, byo byagenze bite, byatewe n'iki, umuntu yakuramo somo ki? Macakubiri yajemo nko mu mwaka 99 ibihumbi 2000. Yo intandaro yayo uko mbibona, kuko icyo gihe nari no muri komite muri 99. Ubundi Chorale de Kigali gira statut zivuga ziti abatorewe kuyobora manda yabo ni imyaka 2, iyishize baratora bagatora indi komite. Icyo gihe rero umuyobozi wari uhari nkeka ko atashatse kurekura manda. Igihe kigeze cyuko haba amatora y'indi komite, agenda bisubiza inyuma, tugakora assemblée générale. Ubusanzwe yari ikwiye kwiga ku matora, ugasangazanyemo ibindi bikarangira bipfubye bityo. Abamambure bageze aho ngaho batumiza inama extraordinaire bavuga kuri icyo kibazo, ndetse bamwe bari muri komite baravuga batumva kuguma muri komite yarangije igihe ntabwo bigendanye n'imyumvire yacu se cyangwa n'amategeko. Barademisiona muri komite, haza gusigaramo nyine utarashakaga kurekura ubwo buyobozi. Icyo gihe rero intandaro nyamukuru yatewe no gukunda ubuyobozi, nta kindi. Abandi bati twubahiriza amategeko, undi rwose ayo mategeko akayacaho mu buryo budasobanutse, bisa rero nk'ibirakaje abandi. Ubwo habamo nyine ayo makimbirane abaye. Burya amakimbirane ntabwo ari ikintu kiba ngo pafu ngo birabaye bigenze bitya. Ibintu bigenda bitutumba buhoro buhoro. Ufitemo inyungu muri iki agashaka amaboko aha, ufitemo inyungu muri iki agashaka amaboko aha. Icyo gihe hazamo n'uruhare rwa paruwase.
bati abumva baba korali ya paruwase dushaka ni biyemeze babe korali ya paruwase. Abandi bati twebwe turi Chorale de Kigali, turi independant, dufite personnalité juridique, ntabwo turatashe kuri paruwase runaka, nubwo twaba ariho wenda dukorera prestation zacu zo zerekeranye no kuririmba mu misa. Icyo gihe rero nyine hagaragayemo abakomeye kuri iyo independance na statut yabo ya Chorale de Kigali, n'abandi bemeye iyo proposition ya paruwase. Abatemeye proposition ya paruwase urabyumva nyine baba exclu yo kuririmbira aho kuri paruwase. Ubwo groupe ziba zibaye gutyo ebyiri, bamwe bagumaho bashyigikirwa nyine na paruwase, abandi nyine baragenda muri makizari nk'uko abantu babivuga. Ariko nabo bagenda, urumva iyo groupe yari imwe ikavamwe ebyiri, ubwo bamwe bagenda barokirita ukwabo, abandi barokirita ukwabo. Ariko nka groupe nyine yagiye muri makizari, banza abantu iyo bari muri makizari bagira imbaraga zirushijeho, ntago yigeze isenyuka. Nicyo cyatangaje, ntiyasenyutse, ahubwo yarakomeje nyine ikorera muri makizari, ikaririmba aho bayitumiye ikajyayo, indirimbo zirahimbwa, abaririmbyi bakaririmba, mbese igira imbaraga. Akaba ari nabyo byatumye hashobora kubaho gufungura, kongera kwiyunga. Bava bataba abantu ko nabo tubona ahubwo bakaze basohora amakasete y'indirimbo, kandi indirimbo zifatitse rwose ziririmbye neza. Ntabwo ari byiza yuko baguma muri makizari. Reka turebe uko iyi korali yakongera ikunga ubumwe. Ibiganiro rero biratangira mu mpera z'ibihumbi 2005. Mu bihumbi 2006 imishyikirano igenda neza, abantu barongera bariyunga, barasubirana. Abatabyishimiye nanone baragenda nabo, ubwo bajya gukora ubundi buzima bwabo bwo kuririmba ahandi. Ariko kuva icyo gihe nicyo nshima, kuva icyo gihe nta makimbirane yongeye kuba muri Chorale de Kigali. Nkeka ko icyo gihe byabaye isomo rikomeye cyane. Ntago abantu bongeye kwiyumvamo kampara, ntago abantu bongeye kwiyumvamo ko korali ari korali yanjye. Hari igihe umuntu yumva ati ni korali yanjye, ni njye uzajya nyobora misa, ni njyewe uzajya ureba kontabilite, ni njye uzajya usubiza ubutumire, kubaza abandi nta si ngombwa. Nk'ubu niba uri perezida bakagutumira nko kuririmba icyangugu, ntubaze avi y'abandi, ukabajyana nyine gushaka kuyobora nk'uyobora intama. Ibyo rwose byarangiranye n'icyo gihe. Icyiciro cyakurikiyeho cy'imyaka ya 2006 kugeza ubu ngubu nta makimbirane yongeye kugaragaramo. Ubuyobozi bugenda busimburana neza, amategeko yagiye akomeza ayungururwa neza. Uretse no kuba Chorale de Kigali ifite personnalité juridique, igenda igirana n'amategeko yihariye ayigenga. Ariko ubwo nabyo byatewe n'uko igenda nanone iyoborwa n'abantu bafite ubushobozi. Ni nk'uko byatangiye nta cyahindutse cyane. Chorale de Kigali igenda izamo abantu b'abahanga, atari mu muzika gusa, no mu bundi bumenyi bwabo, mu mikorere yabo. Kaba harimo abahanga, niko navuga, ni abahanga babamo, abajuriste, abamedecin, abantu mbese
bacengewemo no gukora mu bintu binyuze mu mucyo kandi bikurikiza amategeko. Nkeka ko icyo ngicyo ari cyo Chorale de Kigali yigiyeho ayo macakubiri yombi yabaye, kumenya yuko une association ubusanzwe iri sambiri créatif iyoborwa ite, si yawe si yanjye ni yacu, twese turayifatanije, imfashe kwishima mu kuririmba, nawe igufashe, ufite ubushobozi akabutanga ntacyo asaba. Ibyo rero nibyo bigejeje kuri nivo iri hejuru, ubu abantu nyine babona kuri Chorale de Kigali. Nendaga gusoza mbaza ikibazo ariko wahise usubiza, usoje uvuga inama uko n'ibintu, numva ni inama rwose nziza, ariko reka tugushimire cyane ko witabiriye ubutumire bwacu. Ariko niba hari ikintu waba wibagiwe wumva mu bibazo twabajije, wenda wa mwanya wo kugisorezaho, ariko rwose tugushimira ku bwitange, kandi tuzakomeza tugukenere n'ikindi gihe. Icyo nasoza iki kiganiro mvuga ni uko nkanjye wabaye muri Chorale de Kigali imyaka myinshi, nishimira cyane aho igejeje ubu ngubu. Nkaba ntasoza ntashimiye abantu babigizemo uruhare, abantu kuva muri 97, kuko nta nzu ikomera idafite piliye zikomeye. Hari abagiye rero babamo piliye za Chorale de Kigali, ntabwo nabavuga bose ngo mbarangize, ariko nashimira komite uko zagiye zisimburana, abagiye baziyobora bagiye baziyoborana ubwitange. Nkaba nshimira kandi ugushaka kugera ku miririmbire myiza, mbese kugera ku muzika mwiza, atari ugupfa kuririmba gusa, haba mu misa, mu bitambo bya misa, haba no muri za konseri. Chorale de Kigali ikigamije ubu ngubu, ntago nasoza mvuga ko yumvise icyo une association sambiri créatif ivuze, imbaraga zabo bakazishyira aho ngaho, nta ukurikiranyemo inyungu, nta personnel, nta ukurikiranye, n'ubwitange bushaka kugera ku kintu cyiza. Nkakeka ko bituruka ku rukundo abantu bafitiye umuzika n'ubushobozi bafite, bagashaka kubusangiza n'abandi. Icyo ni ikintu nashima cyane. Ngewe ndi mu myaka ikuze, abakiri batoya mujye mukomeza mubazanemo, kuko nibiba byiza iyo umuntu amazemo imyaka myinshi kuzamo akiri muto, nawe agakuriramo akarererwamo, nibyo byubaka umuryango. Nkaba rero mbashimiye abatekereje gutegura iki kiganiro ku mateka ya Chorale. Abazamo nabo bajye bamenya umuryango bajemo, uko watangiye, ibibazo bahuye nabyo, kugira ngo bajye babyirinda, nyine bumve icyo bajemo ko ari ikintu cyiza. Umuririmbyi ubusanzwe ni umuntu uhora wishimye, ni umuntu udakwiye kugira amakimbirane, ni umuntu udakwiye kugira rwaserera, ni umuntu uba ufite umutima, wa mutima ukeye, mbese useka bikagaragara n'inyuma. Ndabashimiye rero, umunsi mwiza. Dushimiye cyane umunyamuryango niwe Mutoni Saverine ku mateka menshi atugejejeho. Hari byinshi mugenda mumenye mutari muzi, n'ubu hari ibindi mukibaza. Mu gice cy'ubutaha muzarushaho kumenya uko Chorale de Kigali yakomeje kwiyubaka, ari nako yikuraga mu bibazo yahuraga nabyo. Ibanga yakoresheje se murarizi? Ntimuzacikwe.
turabashimiye mukomeze munyurwe n'ibyo Chorale de Kigali bagezaho ku mbuga nkoranyambaga zayo nka Instagram, Twitter, Facebook na website yayo ariyo www.choraledekigali.rw. Ushobora kandi kutwandikira kuri email ariyo choraledekigali@gmail.com. Kandi ntimwibagirwe gukora subscribe kuri YouTube channel yayo kugira ngo mujye muhita mubibona bikigeraho. Tubifurije amahoro y'Imana.